Bene data bakundwa, ndabasuhuje. Yesu ashimwe. Uwiteka abaha umugisha kongera kuza kumva ijambo ry'Imana dusangira buri munsi, iminota itagera ku 10, niyo yageraho ikaba itarenga igihe gitoya, kuko tuzi yuko muri iki gihe tuba dushaka ibiganisha ku ntego, duhita twumva ikigamijwe. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku cyitwa kuguma ku cyerekezo, cyangwa se kuguma ku ntumbero, tukareka ibicantege ndetse n'ibibazo, ahubwo tugatumbira icyerekezo twihaye. Mu buzima busanzwe, iyo umuntu atangiye umushinga cyangwa se yatangiye urugendo yarupanze, aba azi inzira azanyuramo, aba azi aho azarangiriza. Niba ari umushinga, uba uzi icyo uzashora, uba uzi uko uzacuruza, uba uzi ibikorwa uzakora byose kugira ngo uzunguke, ukiha igihe kugira ngo uzagere ku nyungu ushaka, cyangwa se kuri success y'umushinga wawe. No ku Mana rero nuko bigenda, no kuri Yesu nuko bigenda. Iyo wakijijwe cyangwa se iyo watangiye urugendo rwo gukurikira Yesu, ugomba kugira intumbero, ugomba kugira icyerekezo, ugomba kugira umusimamo w'uko ugomba kwitwara no kugenda, kugira ngo urugendo rwawe uzarurangize neza. Twifashishije ijambo riri muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 28, ngo Petero aramusubiza ati, Mwami, niba ari wowe, untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya, atangiye kurengerwa, arataka ati, Databuja, nkiza. Uyu nguyu ni Petero wabonye Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi, yari ari kumwe n'abandi bigishwa. Hanyuma baravuga, bamwe batangira kuvuga bati ni umuzimu. Ntabwo bari bamenye yuko ari Yesu, ntabwo biyumvisha ukuntu umuntu agenda hejuru y'amazi mu nyanja. Hanyuma Petero abavamo nk'umuntu ugira ibakwe, nk'umuntu ugira ishyaka, nk'umuntu ugira icyerekezo, abwira Yesu ati, niba ari wowe, mbwira nanjye nze ngenda hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ati, ngwino. Petero atangira kugenda hejuru y'amazi, ariko ageze hagati abona umuyaga, arangarira umuyaga, abona ko ibintu bikomeye, atangira gucubira. Yesu ashimwe. Rero no muri ubu buzima niko bijya bigenda, kuko umuntu iyo ataye icyerekezo, umuntu iyo ataye intumbero, agatangira kureba ibimukikije, agatangira kureba abamuvuga, agatangira kumva ibyo bavuga, icyerekezo aragita. Kuko iyo umuntu wese atangiye umushinga, iyo umuntu wese atangiye bizinesi, kamere muntu, abantu bose batangira kuvuga bati, ese uyu nguyu aragera hehe? Abantu bagatangira kuguca intege, abantu bagatangira kuvuga amagambo. Ariko iyo ufashe icyerekezo cyawe, ugakomeza ibikorwa wateganyije, ugakora utumbiriye icyerekezo, utumbiriye umushinga wawe, byanze bikunze ubugeraho. Yesu rero nawe kugira ngo tumukurikire, bisaba kugira ngo tumutumbire umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ibibazo birahari muri uru rugendo, amagambo arahari muri uyu murimo, ariko ntabwo byatubuza gukomeza urugendo. Kuko hari igihe ubona umukristo, hari igihe ubona umukozi w'Imana akora umurimo, ariko yagera hagati ati, baramvuze, ati baranyanga, ati bimeze gutya, ukubona acitse intege. Oya, tumbira Yesu niwe waguhamagaye, tumbira Yesu niwe ukongeramo imbaraga, tumbira Yesu niwe uruta ibyo byose. Ndagira ngo nkubwire nawe mwene data ko ibibazo bikuzengurutse, byaba iby'ubuzima busanzwe, byaba ibyo mu murimo, byaba ibyo mu kazi urimo, byaba ibyo aho utuye, byaba ibyo mu ishuri niba uri kwiga, byaba ibyo muri bizinesi uri gukora, reka we gutumbira ibyo bibazo. Reka we gutumbira ibibazo, kuko ibibazo ntabwo birusha ubutwari, ibibazo ntabwo birusha uburemere, ibibazo ntabwo birusha ubushobozi Yesu wiringiye.
tumbira Yesu kuko aruta byose, arusha imbaraga byose, nta kibasha kumunanira. Witumbira ibibazo kuko nutangira gutumbira ibibazo urata icyerekezo, nutangira gutumbira ibibazo urata kwizera, nutangira gutumbira ibibazo ubwoba buragutaha, kandi watwashye n'ubwoba ntacyo ageraho, murabizi. Kandi muzi yuko abanyabwoba, n'ijambo ritubwira yuko abanyabwoba bazahezwa hanze. Nta kindi rero kureba ibikuzengurutse cyangwa kumva amagambo y'urucantege bizakuzanira uretse kugira ubwoba ugata icyerekezo. Mwene data rero ndaguha imbaraga zo kongera kwizera Yesu, ukamwiringira, ukareka ubwoba, ukareka amagambo ari kukuvugwaho, ukareka ibibazo byose bikuzengurutse, byaba ibyo mu buzima, byaba ibibazo by'uburwayi, byaba ibibazo by'ubukene, byaba ibibazo byo kutemerwa, byaba ibibazo byo kwitwa amazina atariyo. Ibyo byose bishyire hasi, utumbire Yesu. Utumbire Yesu niwe uragukura muri iryo korosi urimo. Utumbire Yesu niwe urakwigiza imbere nk'uko yafashe Petero intoki akongera akamuzamura yatangiye gucubira. Tumbira Yesu kuko niwe urongera agufasha ukomeza urugendo, niwe uzakubashisha, niwe muzagera nayo. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko muri iyi si nta yindi nshuti ufite. Ndagira ngo nkumenyeshe ko muri iyi si nta wundi ushobora kwizigira uretse Yesu. Mu bibazo byose urimo, mu byo uri gucamo byose, tumbira Yesu kuko ngo nta wizera umwana w'umuntu. Tumbira Yesu kuko ibyo wizeye byose bishobora kugutenguha, ariko Yesu ntabwo azagutenguha. Mwene data ndakwifuriza gutumbira Yesu, ugakomeza ukamutumbera mu rugendo urimo, mu byo urimo byose, ukareka kurangarira ibindi byose. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibahe gutumbira Yesu, Imana ibahe kwikomeza kuri Yesu. Niho muzasoza urugendo murimo neza, niho byose bizabera byiza, niho muzagera ku ntsinzi nyayo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mukomeze mukurikire ijambo ry'Imana, mukomeze mwumve icyo umwuka atubwira muri iyi minsi. Kandi niba ufashijwe n'iri jambo, kanda subscribe, usangize ubu butumwa abandi bantu bose kugira ngo bugere kure kandi bufashe benshi. Imana ibahe umugisha.